Yesu ashimwe cyane inshuti za Madrine Mando, amahoro y'Imana yongera abane namwe. Igihe cyari kibaye kirekire narabuze, ariko ndamahoro, ndashima Uwiteka, ndanyuzwe, abanje bameze neza, turashima Imana. Ngarutse rero nanone njya nkunda ubuhamya buriya, kuko nje nubatswe n'ubuhamya bw'abandi. Hari igihe nyine uba uri ku musozi utekereza ngo ikibazo ufite kirakomeye, ariko wabona undi muntu avuga ko yahanyuze, ko yahaciye, akabisohokamo amahoro, ukongera gukomera. So niyo mpamvu rero nkunda gusangiza abankurikirana ubuhamya. Uyu munsi rero ntabwo nje kubwiriza, niyo mpamvu ntambaye igitambaro, ndi mu buzima bwanjye busanzwe, ariko ndashaka gusangira namwe ku bintu bimwe bibera ku musozi w'ubupfakazi. Mvuge ngo amasomo amwe ku masomo nigiye mu bupfakazi, mazemo imyaka 3 n'igice. Ndagenda mvugaho kimwe muri video zitandukanye, kubera yuko ntago nabishyira muri imwe, ariko abantu batarakora subscribe, mana nureba ino video yisangiza abandi, kuko hari abantu benshi cyane hanze bahagaze kuri uyu musozi. Ntawe mbyifurije, ariko nyine isi nuko nguko, n'abandi bisangaho, n'abandi ejo hari abazawujyaho. Rero ni faze mu buzima, ntawe wabirinda, ntiwabirinda uwawe, kubera ko Imana yo mu ijuru niyigena byose. So niba rero warisanze ku musozi w'ubupfakazi, niba uzi inshuti yawe iri kuri uwo musozi, niba ari umugabo wabuze umugore, niba ari umugore wabuze umugabo, abo bantu bagira uburyo bateye, bagira uburyo bagendana ibikomere. Hari ibintu biba, hari ibyo baba badakeneye kumva iyo bikiba, hari ibyo bakenera kumva mu gihe kiri imbere. So ndazabasangiza rero ibintu bimwe mu byo maze kwiga muri imyaka 3 n'igice, kandi mbona usango ni rusange, bishobora kuba byafekta buri muntu wese uhagaze kuri uyu musozi. Ikintu cya mbere navuga ni ukuvuga ngo abantu bazagusiga. Hari abantu bazava mu buzima bwawe, hari abantu bava mu buzima bwawe bakagenda wari ubakeneye. Ubundi iyo umuntu yagize ikibazo nk'icyo, nicyo gihe aba yumva abamuri hafi bose, nibwo aba yumva bakeneye cyane. Ni igihe kigoye cyane cyo kubura imbaraga z'umutima, ukumva usa ngo uhagaze nko ku bitugu by'abandi, abagushyigikiye, abaguhetse. Iyo rero wari ufite inshuti, wari ufite abantu bakwegereye, ukabona bose baragiye umwe ku wundi, birababaza, biravuna, biteye ukuntu. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 146, ku murongo wa 3, haravuga ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Ntimukiringire umwana w'umuntu. Iryo ni ijambo tuzi, dusanzwe tuzi ngo havumwe wiringira umwana w'umuntu, ariko nshuti, mu buzima busanzwe ntago byoroshye kubyapurika. Usanga, kuko ntuba mu isi wenyine, usanga nyine n'ubundi abantu wabiringiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, usanga ukeneye abantu. So iyo bagiye birababaza. Ndi umuntu umwe ukunda kugira inshuti. Iyo umuntu ari inshuti yanjye, nibwo namara imyaka 3 ntamubona, atarampa impamvu yo kuba namwimura mu mutima wanjye, aba ahari, mba numva mwitayeho, aho mwibukiye ndamusengera, nkumva namubona, ariko iyo umuntu agiye atampaye impamvu, mba forced gukurikirana kumenya se nitwaye nabi, naba naramukosheje se, naba naramubangamiye se, hari icyo nakoze cyatumye wenda naramukomerekeje se, nkajya mu bintu byinshi cyane. Rero byaramvunaga mbere bigitangira kuba. Abantu benshi bavuye mu buzima bwanjye maze gupfakara, benshi cyane, kandi nakundaga. Mu gihe numvaga ko ari bwo mbakeneye cyane, numva urwo rukundo rwabo kuba mu buzima bwanjye hari izindi mbaraga birimo kunzanira, nibwo bagiye umwe ku wundi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukizere abantu. Mu by'ukuri nta nubwo abantu bagomba kuguha impamvu mbere yuko bagenda. Gusa ndi hano kukubwira ngo nibagenda uzamenye ngo nyine nuko nguko byagenze. Ni umusozi utandukanye, abantu bagira impamvu zitandukanye. Hari n'igihe bigera ukasanga ubupfakazi, ugasanga ni nk'ikintu wasiga undi. Iyo ubibona ubibonera kure,
ugasanga mbese hari abantu bataba comfortable kuba mu buzima bwawe, usanga wenda ufite uri umunyamwaku cyangwa nabo wabibasiga, ntushobora kumenya impamvu z'abantu. Abandi baba bafite impamvu nziza zitari impamvu mbi, buri muntu wese agira impamvu ye. Hari n'ababa bagomba kugenda kuko igihe cyabo cyo kuba mu buzima bwawe kigeze. Imana izana abantu batandukanye mu buzima bwacu, buri muntu abaje afite icyo aje gukora. Hari uwarari aho wenda agomba kuba mu buzima bwawe kubera yuko uri mariye, hari ikintu runaka, hari role runaka ari gupureyinga mu buzima bwawe. Hanyuma rero mu gihe utakiri mariye, akazi ke kakaba karangiye. So iyo agiye rero wowe ubigiraho ikibazo, ariko igihe cye kiba cyageze cyo kuva mu buzima bwawe. So hari impamvu nyinshi cyane zituma abantu bava mu buzima bwacu, and birafasha kubyakira ukamenya ngo niko byabaye, ahubwo ugasigara uvuga ngo Mana ndemera inshuti nshya, ndemera abantu bashya, nta bantu bashya nkeneye abamfata amaboko, nta bantu bashya, nzanira abandi bantu kuko numva mbakeneye, kandi uzanira abantu b'umugisha b'umumaro. Gerageza rero inshuti y'umusaraba wiyakire, umenye ngo iki kikubayeho, umenye impamvu yacyo, umenye ngo ni uko nyine mu buzima hari ibintu bigomba kubaho. So kubo byagezeho murasobanukirwa cyane, nubwo ntavuze byinshi. Kubo bitarabaho nagira ngo nse nkuguteguza ngo nibikubaho uzakira, umenye ngo nuko. Ariko ukuri kumeze ngo hari abantu bava mu buzima bwawe bakagenda. Umusozi w'ubupfakazi ntabwo ari umusozi mwiza wakwifuriza umuntu uwo ari we wese, ariko kuba wisanze wenda gukomeje ngo Uwiteka afite umugambi, aragukunda, arakuzi, kandi ntabwo byamutunguye. Ntabwo ubuzima bwawe bwarangiye, bwaratangiye, nuko gusa bwatangiye, watangiye indi chapter utari kumwe n'umuntu mwari kumwe. Uwiteka Imana rero abaha umugisha. Shalom shalom.